Guys, naje rero uyu munsi mbazanye breakfast imeze neza, breakfast iryoshye kandi ishyushye. Tugiye kuvuga kuri abo bantu bane bose muri kubona kuri thumbnail yacu, aho mbazaniye amakuru yizewe kandi acukumbuye ndetse anashyushya. Bivuze yuko rero ibintu ngiye kubabwira ni ibintu nakuye ahantu hizewe. Kuba umusitari rero ntago bivuze kudakura amaboko mu mufuka ngo ube wakora. Iyo niyo nama ya mbere nabanza kugira abasitari bose, ndetse n'umuntu wifuza cyangwa se uri mu nzira yo kuba yaba umusitari. Ikindi, kuba umusitari ntago bivuze kwamamara cyangwa se kuba umusitari mu mico mibi, mu bikorwa bibi, cyangwa se ngo ube umusitari kuko wagiye hariya ukiyandarika, ngo ube umusitari ko wagiye hariya ugafata amashusho runaka ukayaha kanaka kugira ngo abe yagutwikira. Ibyo ngibyo rero ndashimira na RIB yuko yateyemo akayo karenge, bikaba bigiye kuba byakosoka, tukagira urubyiruko rumeze neza, urubyiruko rufite icyerekezo. Aya makuru rero reka nze nyabagezeho mu kanya gatonya nyuma y'iki kinanga. Twagarutse muri ya makuru yacu rero, ni amakuru abagezweho yizewe kandi acukumbuye. Mwababonye rero abantu tugiye kuvugaho ku munsi wa none, nk'uko mwababonye kuri thumbnail yacu, tugiye kuvuga ku bantu bagera mu bantu bane. Inkuru yacu rero turayihera ku witwa NYAMBO Jessica. Ni nyuma yuko dutangaje yuko uyu NYAMBO Jessica koko yatandukanye n'uwitwa Titi Brown official. Ibi bintu byaravuzwe birasakuza, bamwe bati oya, ayo ni amatiku yanyu, ntago babikora, ababisto se barashwana. Ibyo bintu rero menya yuko byabayeho. Aka kanya rero nkuzaniye ibindi bizibiti bikwemeza yuko noneho batandukanye official. Ikizibiti cya mbere rero, ikizibiti cya mbere ndagihera kuri TikTok y'uwitwa NYAMBO Jessica. Kugeza ubu ngubu ugezeho byonyine post ziwe zakwereka yuko uyu nguyu atagifitanye umubano cyangwa se atagicana uwaka n'uwitwa Titi Brown dancer. Ibi byarakomeje biravugwa imihanda, ariko nanone ni ibintu biba bivugwa n'abantu ba hafi ya bariya, kuko na murumuna witwa Titi Brown yaje kuba yagira icyaha bitangazaho, aho yaje kuba yatangaza yuko uyu NYAMBO Jessica impamvu ya mbere yatumye atandukana n'uwitwa Titi Brown nk'uko byavuzwe nyine ni ubusambanyi, nta kindi. Ariko nanone bikavugwa yuko uyu nguyu Titi Brown na NYAMBO Jessica ikindi bashobora kuba barapfuye ari uko baje kuba batakumvikana ku bijyanye n'uburyo bagabanamo amafaranga yabo, amafaranga bajyaga bakorera bari hamwe. Urabizi yuko bari bafunguye aba bombi channel yabo. Ikizibiti kindi rero, wenda ngarutse kuri channel yabo, ikizibiti kindi cya mbere nuko kubakurikirana NYAMBO Jessica official, iriya yari YouTube channel yindi ya NYAMBO Jessica, ariko hari video yari yashyizweho ya planka. Yaho NYAMBO Jessica ya plankingaga Titi Brown ashaka yuko baba baryamana aba bombi, ariko nyuma bikaza kugaragara yuko ari planka bari bakoze. Ikizibiti rero ni ikijyanye nuko kugeza ubu ngubu iyo video kuri YouTube ntago ikibarizwaho. Ni video yari imaze kurebwa n'abantu benshi cyane ku buryo yari bwinjiza amafaranga menshi. Iyo video yari kuri NYAMBO official, ariko kugeza ubu ngubu ntago iyo video wayisangaho. Naho Titi Brown yabwiye NYAMBO Jessica yuko iyo video agomba kuba yayisiba. Nk'uko twabivuze mu makuru ashize, uyu NYAMBO Jessica yajyaga akorana amabara n'abantu bagiye batandukanye, ndetse harimo na best w'umushuti we wa hafi, cyangwa se twakwita nka best witwa Linda Player. Kandi Linda Player murabizi ko uyu nguyu ni inshuti ya NYAMBO Jessica. Uwo nguwo rero nta wundi ni Zaba.
uti Bugesera rero byagenze bite? Bugesera nayo Bugesera nayazanye uko i Bugesera byagenze. Urumva uyu Zaba n'uwitwa Nyambo Jessica ndetse n'abandi b'abashuti babo bari bagiye hariya i Bugesera, ariko bagezeyo bivugwa yuko atari ubwa mbere uyu Zaba n'uwitwa Nyambo Jessica bari bakoze ayo mahano, ntago ari ubwa mbere. Rero uwitwa Titi Brown yaje kumenya yuko aba bombi bagiye aho ngaho i Bugesera, kandi n'ubundi yari afite n'amakuru yuko aba bantu bajya barya ku gatunda. Niko rero gufata nawe yihuse agera hariya i Bugesera. Agezeyo agwa gitumo uwitwa Zaba ndetse n'uwitwa Nyambo bari gukora amabara, aho na murumuna wa Titi Brown murabizi yuko niwe muntu wa mbere wabanje kudutangariza yuko Titi Brown na Nyambo Jessica muri uyu mwaka wa 2025 bafitemo ubukwe, ariko noneho ubu ngubu nawe yaje ku mihanda arangije agira icyo atangaza, avuga yuko koko ibiri kuvugwa ari byo, yuko biri kure yuko uyu Nyambo Jessica yazongera kuba yasubirana na Titi Brown, kubera yuko yarabahemukiye bihagije, yarabahemukiye. Ariko nanone akavuga yuko ibyaba best atabyivangamo cyane bitewe nuko wenda bashaka no kuba bari kuduprankinga, ariko ibyo yabivuze kugira ngo twumve yuko nyine atakivanga muri relationship y'abariya bantu bombi. Mwabonye rero ko kuri thumbnail nabazaniyeho uwitwa Godfather ndetse n'uwitwa Joshua. Abangaba bo rero icyo nje kubavugaho nuko abangaba hagati yabo umuriro uri kwaka, umuriro uri kugurumana. Inyuma yuko rero uwitwa Godfather ashyize hanze amabi yose y'uno twita Prophet Joshua. Aho n'abakobwa benshi bari gushyira mu majwi witwa Prophet Joshua, naho Godfather yaje agatangaza ku mihanda cyangwa se kuri social media akavuga yuko uyu Prophet Joshua yajyaga ajya kurira abakobwa muri massage. Muri massage gusa si ibyo ngibi byose Godfather wenyine ubivuzeho, nubwo wenda Prophet Joshua yamwitwayeho mwikomo bigatuma hagati yabo umuriro uri kwaka, kuko hari n'abakobwa bavuga yuko uyu Prophet Joshua always iyo yajyaga gusohoka ibyo bintu yabyishyiraga ku mbuga nkoranyambaga ziwe cyangwa se ku nkuta ziwe za social media, akandika ati ngiye gusohoka, ninde waza tugasohokana. Ubwo rero bivugwa yuko umukobwa wamwandikiraga wese amubwira wenda ko ashaka ko basohokana, uyu Prophet Joshua yamubwiraga yuko agiye gusohokera muri massage, mu gihe umukobwa we rero yabaga azi yuko wenda bagiye kujya mu mahoteli ya danje akomeye n'iki. Ubwo nyine ibi ngibi bikabera muri massage. Uyu Prophet Joshua rero abatamuzi numwe wigeze gutanga amafaranga mu ntuza mu gihe hari habaye yaba mu bukwe bwa The Ben ndetse yaba no muri iriya pati isoza umwaka ya The Ben, cyangwa se kiriya gitaramo cya The Ben gisoza umwaka wa 2024. uwo Prophet Joshua muramuzi nyine akunda kwigaragaza nk'umuntu nyine ufite amafaranga akanabimerita, ego akanyanyagiza ku bantu, ariko nanone akagira defo yo guca inyuma akajya mu bandi banyamakuru akavuga ati ngiye kunyanyagiza amafaranga kuri kanaka, ariko wowe icyo ngushakaho ndashaka yuko wazantwikira. Ibyo byose rero ni ibizwi kuri uyu Prophet Joshua, ari nabyo Godfather yaje kuba yashyira hanze, dore ko uyu nguyu Godfather nta kintu ajya mbese nta kintu kijya kimugumamo. Murabizi yuko ari nawe waje kuba yatamaza uwitwa Mutesi Jolly, aha benshi baba bavugana nawe bazi yuko nyine amabanga yabo arayabika, kandi n'ubundi bazi ko ari uw'imihanda, bikarangira n'ubundi abatamaje abashyize hanze. Utijuno cyase
Okay, ahanga ndashaka kuvuga Joyeuse wa Juno. Joyeuse wa Juno rero we bimeze bite? Uyu Joyeuse wa Juno ari gutabarizwa n'uwitwa Dumba, aho uyu Joyeuse wa Juno rero yaje kuba yabeshywa n'abantu cyangwa se agashukwa nabo, aho bamubwiraga yuko yamaze kuba umusitari atagomba kuba agikora akazi k'ububoyi. Uyu nawe yabyumvishe cyane. Joyeuse ava mu kazi k'ububoyi aragenda, cyangwa se mu kazi ko mu rugo arangije aragenda afata inzu ahantu arakodesha. Ariko kugeza ubu ngubu ibyitwaga ubusitari, ibyitwaga kujya kwishimisha birimo amarira menshi cyane, aho ari gutabarizwa. Bivugwa yuko kugeza ubu ngubu nta cyo kurya afite mu nzu. Kugeza ubu ngubu uyu nguyu Joyeuse landlord amumereye nabi, akaba rero avuga ati aho kugira ngo asubire mu cyaro, kuko abantu benshi nyuma y'uko atabarijwe baramubwiye bati subira iwanyu mu cyaro cyangwa se usubire mu kazi nyine wakoraga ko mu rugo, ubundi nyine ukomeze ubone imibereho. Nta muntu wakishingikira umuntu uva mu kazi kamutunze kamugaburira ngo agiye kugira amafaranga amuhereza, ngo agiye kugira amafaranga amwoherereza, cyane ko nyine namwe murabizi ko imihanda yaranyereye, kubona amafaranga mu mujyi wa Kigali biragoye. Uyu Joyeuse rero akavuga ati aho kugira ngo asubire mu cyaro, asubire mu buzima yigeze kuba yabamo. Ubwo buzima nabwo yarabutangaje, ariko si ngombwa ko nza kuba nabuvugira ahangaha. Akavuga ati napfa. Ubwo rero abakunzi ba Joyeuse murabizi ko yabahaye ibyishimo rwose. Mugende munyarukire kunuza kwa Dumba, murabona yo namba y'uwitwa Joyeuse wa Juno. Mugire icyo mumufasha, mugire icyo mumusayidira. Mugire icyo mumusayidira. Narasoza amakuru yacu rero, wenda reka ngaruke ku witwa Nyambo Jessica n'ubundi ari nawe twatangiranye muri no nkuru yacu. Byaje kuvugwa yuko uwitwa Nyambo Jessica kugira ngo bimenyekane yuko hari video zindi ziwe ziri hanze cyangwa se zibe zashyirwa hanze, nanone nuko habanje kuba hasohoka amafoto yiwe. Ubundi uyu Nyambo Jessica arangije ajya kunuza ku mbuga ziwe, yandika ari kwihanangiriza uwitwa Kasuku, uwitwa Ipusi ku mbuga, ndetse n'uwitwa Umushi. Arababwira ati arabiyamye ntashaka yuko bakomeza kudistributinga cyangwa se gukwirakwiza video ziwe. Ariko mu by'ukuri icyo gihe ikintu cyakwirakwizwaga byari amafoto y'uyu Nyambo Jessica. Nyine murabizi ni amafoto y'urukozasoni. Arangije waragenda bati ndabiyamye muba mwamenyera jye munkuremo. Urumva rero nyine nibwo byaje kuba hakomeza nyine. Ubwo urumva hari abantu hari dufite baba babangutse, video bazikubita hanze rwose. Ndagira ngo nihanganishe rero inshuti cyangwa se abakunzi b'uyu Nyambo Jessica. Mu gusoza kwanjye narinje kubahereza breakfast, ariko ndagira ngo mbibutse yuko ahangaha tubazanira amakuru yizewe, amakuru acukumbuye kandi agezweho. Ntago tujya tubazanira amakuru arengeje umunsi. Rero niba utarakora subscribe kuri ino platform yacu, kanda aho hasi nyine ukore subscribe, ukore kunzogera kugira ngo ujye ukomeza kudukurikirana 5 kuri 5. Ni mu gihe tubahereza icyitwa breakfast, tukanabahereza icyitwa dinner kitariho ivumbi. Rero mwakoze, mugire umunsi mwiza, mukomeze kugubwa neza.